Uyu mugabo ni rurangiranwa muri sinema nyarwanda ku mazina nka Sekaganda, Ngiga, Seburikoko, Papa Sava n'andi mazina atandukanye. Aya ni amwe muri menshi Niyitegeka Garasiyani yamamariyeho nk'umukinnyi wa filime, ariko akaba anazwi cyane mu bundi buhanzi dore ko ari umusizi, umutahira uzobereye mu by'amazina y'inka, umukinnyi w'amakinamico, umwanditsi w'amafilime n'ibindi byinshi. Ibi kandi byiyongeraho ubuhanzi mu byivugo, indirimbo, urwenya n'ibindi bitandukanye. Ariko se byagenze bite uyu wize kwigisha ubumenyamuntu n'ubumenyi bw'isi akanaba mwarimu imyaka 6 yose abe icyamamare muri filime n'imivugo? Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yabaye Garasiyani ageze mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Icyo gihe akaba yarigaga ku Gisenyi, ariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi bitewe n'ubukene, Garasiyani yaje gusubira mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Ariko se Garasiyani urugendo rwe, ubuzima bwe n'amateka ye ni ayahe? Urakaza neza, njye mugiye kubana nitwa Gladiator. Gusa wowe tugiye kubana ndagusaba ubanze kandi subscribe aho hasi ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu bambere. Ariko kandi unadoreze commentaire yawe kubyo mva twazagarukaho ubutaha. Urakaza neza, aho ubundi amazina yanjye nitwa Gladiator. Niyitegeka Garasiye yabonye izuba hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1978. Yavukiye hahoze hitwa Ibyumba, ni muri Kiyanzi, ubu hakaba mu murenge wa Ntarabana mu karere ka Rulindo ho mu ntara y'Amajyaruguru. Sekaganda ni mwene Ngarukiye Tarsise na Mukarusharaza Bernadette. Uyu munsi mu mwaka w'2024 Sekaganda cyangwa se Papa Sava Niyitegeka Garasiyani ni umugabo w'imyaka 46 y'amavuko. Garasiyani mu rugendo rwe avuga ko ibijyanye n'ubuhanzi yatangiye kubyiyumvamo mu mwaka w'1995 ubwo yigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Garasiyani yiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza nibwo yatsinze irushanwa rye rya mbere ry'imivugo. Icyo gihe bamuhembye amakayi, amakaramu ndetse n'inkweto. Ibi akaba ari nabyo bikoresho yajyanye mu mashuri yisumbuye. Atangira amashuri yisumbuye yoherejwe ku ishuri ryisumbuye rya Rutongo ryari mu birometero 25 uvuye iwabo wa Garasiyani. Ibi byamusabaga kuva mu rugo byibura ku isaha 11 za mu gitondo kugira ngo adakererwa amasomo. Yiga muri iri shuri rya Rutongo nabwo yatsinze irushanwa ry'imivugo, bamuhemba televiziyo, amakayi ndetse n'inkweto. Nyuma y'uko ahembwa televiziyo, Garasiyani baje kumubaza niba iwabo bafite umuriro. Gusa yavuze ko iwabo nta muriro bagira, biza kurangira televiziyo ibaye y'ikigo ikajya ikoreshwa mu nyungu rusange z'abanyeshuri bose. Gusa ibi byaje gutuma bamwemerera kujya yigabamo kandi atishyura. Nyuma yaho mu mwaka w'1999 nibwo Niyitegeka Garasiyani yakinnye ikinamico ye ya mbere, ikaba ari ikinamico yitwaga Sirikoreye. Iyi kinamico Garasiyani akaba ari nawe wakinnyemo yitwa gutyo. Iyi kinamico ikaba yaragarukaga ku bumwe n'ubwiyunge. Icyo gihe Garasiyani yaratsinze ahembwa ku rwego rw'igihugu. Mu buto bwe Garasiyani ababyeyi be bamuhatiraga kwiga cyane. Ababyeyi be bamusabaga kuba uwa mbere igihe cyose, maze nawe ntabatenguhe kuko aho yize hose yabaga mu ba mbere. Mu rugendo rw'amashuri yisumbuye nk'uko twabigarutseho dutangira iki cyegeranyo, Garasiyani amashuri yisumbuye icyiciro kibanza cyangwa se ordinary level troncome ikize ku ishuri rya Rutongo riherereye mu karere ka Rulindo. Nyuma yaho icyiciro gisoza amashuri yisumbuye bizwi cyane nka cycle supérieur ikize ku ishuri rya College ya Rilima, ni ishuri riherereye mu karere ka Bugesera. Muri iri shuri akaba arize ibijyanye n'ibinyabuzima ndetse n'ubutabire cyangwa se biochimie mu ndimi z'amahanga. Nyuma yaho yaje kujya muri kaminuza aho yize mu ishuri nderabarezi cyangwa se muri kaminuza ya Kiye, aho yasoje amasomo y'umwaka w'2007 maze ahabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mwaka w'2008 mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi, ibinyabuzima ndetse n'uburezi. Ibi mu ndimi z'amahanga bikaba ari biology, geography and education. Garasiyani avuga ko ageze mu ishuri rya Kiye yahasanze abandi bahanzi bakomeye mu mivugo ndetse n'indirimbo. Muri abo avugamo nka Dani Vumbi ndetse n'abandi batandukanye. Garasiyani mu minsi atazibagirwa mu gihe akiri umunyeshuri mu ishuri rya Kiye, avuga ko ari umunsi yavuze umuvugo imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Icyo gihe Garasiyani yavuze umuvugo maze nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame arawishimira ndetse amusaba ko yaza akamuramutsa. Garasiyani yaraje amukora mu kiganza ngo ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahise asabira Garasiyani agafanta ku bayobozi b'ishuri rya Kiye. Icyo gihe ngo Garasiyani baje kumuha amafaranga 50,000 y'agafanta.
Nubwo Garasiyani yigaga kwigisha ubumenyamuntu n'ubumenyi bw'isi, arangiza kaminuza yanditse igitabo ku ruhare rw'umuhanzi gakondo mu burere bw'umwana w'umunyarwanda. Asoje kaminuza, Garasiyani yaje kubura amahirwe yari yabonye yo kujya kwiga mu gihugu cya Scotland giherereye ku mugabane w'i Burayi, aho yari agiye kwiga ibijyanye n'ikinamico. Aya mahirwe yayabuze kuko atigeze yigaho mbere ibijyanye n'ubuhanzi. Nyuma yo kubura aya mahirwe, mu mwaka w'ibihumbi n'icyenda nibwo Niyitegeka Garasiyani yatangiye gukora akazi k'ubwarimu. Gusa yaje kubona aka kazi k'ubwarimu kubifatanya n'ibijyanye n'ubuhanzi byaramugoraga cyane. Amwe mu mashuri yigishijemo harimo nk'ishuri rya Fayu Girls School, ishuri rya St Ignace Mugina ndetse n'andi mashuri atandukanye. Garasiyani yaje guhagarika ibijyanye n'ubwarimu mu mwaka w'ibihumbi na 15 maze yiyegurira ibijyanye no gukina sinema. Mu mwaka w'ibihumbi n'icyenda nibwo Garasiyani yinjiye muri sinema, aho yakinnye mu yitwa Zirara Zishya. Iyi ikaba ari na filime ya mbere yamumenyekanishije, aho yayikinnyemo yitwa Sekaganda. Muri iyi filime yahuriyemo n'abandi bakinnyi ba filime bazwi mu Rwanda barimo Kalisa Ernest uzwi cyane nka Samusure, Bahizi Venuste, Benimana Ramadhani uzwi cyane nka Bamenya, Mukarujanga n'abandi benshi cyane. Iyi filime yamufashije gutinyuka ndetse aba n'umukinnyi w'umuhanga muri sinema. Nyuma yaho iyi filime Zirara Zishya yaje guhagarara, maze Sekaganda cyangwa se Garasiyani ategura indi ye yise Inshuti Friends. Iyi ikaba ari filime yakinnye mu mwaka w'ibihumbi na 14. Ni mbere y'uko mu mwaka w'ibihumbi na 15 Sekaganda cyangwa se Niyitegeka Garasiyani yinjira muri filime ya Seburikoko y'uruhererekane yanyuraga kuri televiziyo y'u Rwanda nk'umukinnyi w'imena. Nyuma yaho uyu mugabo yaje no kwinjira mu itorero Indamutsa rya radiyo Rwanda, aho ari umukinnyi w'ikinamico. Hirya y'ibi, mu mwaka w'ibihumbi na 18 ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi, Garasiyani nibwo yashyize hanze episode ya mbere ya filime y'uruhererekane yanditse ndetse akanayiyobora. Ni filime yitwa Papa Sava. Iyi filime ikaba inyura ku muyoboro wa YouTube y'uyu mugabo Niyitegeka Garasiyani. Iyi ikaba ari imwe mu mafilime akunzwe cyane kuko kugeza uyu munsi YouTube channel y'uyu mugabo ikurikirwa n'abarenga 600,000. Iyi filime kandi ikaba yaraguzwe n'ibindi bigo binyuranye kugira ngo bijye biyerekana. Muri ibyo bigo wavugamo nka Zacu TV ya hano mu Rwanda. Niyitegeka Garasiyani avuga ko mu bwana bwe iwabo bari bifashije, ariko nyuma bikaza kuba bibi cyane, kuko anavuga ko amafaranga ya Jean de Poche yajyanye kwiga muri segonderi bwa mbere ari amafaranga yahingiye ku muntu bari baturanye ahitwa ku Gaseke. Akomeza avuga ko kandi yiga mu mashuri abanza iwabo hari inzara inuma, ndetse rimwe na rimwe yajyaga ku ishuri atariye, ariko agakomeza gushyiramo umuhate kuko yari umuhanga ku ishuri, kandi iwabo bakamubwira ko nta yindi nzira izamukiza keretse kwiga agatsinda. Ariko nanone agashimira ababyeyi be ku bwa buri kimwe bamukoreye, kuko hari n'igihe bagurishaga amaterasi y'isambu kugira ngo we n'abavandimwe be bakomeze kwiga. Uyu munsi Niyitegeka Garasiyani ubuzima yakuriyemo si bwabamo, ndetse usibye we ku giti cye, uyu munsi hari ubuzima bwa benshi yahinduye binyuze mu bikorwa bitandukanye by'ubuhanzi akora. Bivuze ko intego ye, umuhate we ndetse n'ikinyabupfura byaramufashije muri ubu buzima, ndetse sibye nawe wenyine, hari na benshi babyungukiramo cyangwa se hari benshi bamugiriraho umugisha. Garasiyani ni umwe mu rugero rwiza rwakubwira ngo mu gihe ufite intego yawe y'icyo ushaka kuzageraho, icyo abantu bakubwira cyangwa se ibyo wanyuramo byose, ujye ubyihanganira wowe ushyiremo umuhate, ibindi Imana ibiguheramo umugisha. Kuko uyu mugabo mu mwaka w'ibihumbi na 15 ubwo yarekaga ibijyanye n'ubwarimu, abarimu bagenzi be bamubwiye ko batabyumva, ndetse benshi bamwita umusazi kuko batumvaga uburyo umwarimu yareka akazi ka leta kamuhembaga ahubwo akajya mu bijyanye no gukina filime. Gusa bitewe n'umuhate, impano ndetse n'imbaraga yashyize mu kazi ke, uyu munsi byaramuhiriye ndetse biramutunga. Njye nyemerera nkushimire wanije umwanya wawe tukabana muri iki cyegeranyo. Gusa ntugende udakanda subscribe aho hasi mu ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Nyemerera nkushimire, naho ngiye amazina yanjye nitwa Gladiator.